se bro uje imitsi yireze mu gahanga dore wagira ngo warwanye kumbe kuba nawe yagutesheje umutwe kuva mbimenye yuko tutava indimu ntabwo nzongera kurarana nawe ntabwo nzongera gusangira nawe tukirira urabona ukuntu turashishije oya icara hano tubwire neza yuko cyari umukobwa umwaka ni marikawe cyanara biteze acyara umukobwa niko witwa ndese banyita Nyiramatayi ikikwari by'amazi cyama akaremero kawe ubundi nishyiramo ndi no kwihuta so waburetse urakwihuta se ntabwo turavugana kuri telefone mfite ibyo ndimo uvuye ese urasa neza sha cyane se wazishizemo none se we akira umukobwa yenda cyari umukobwa ntugire ikibazo niko uracyari umukobwa si ubundi mutoye nari ibindi ndahakubwira kuri telefone none okay baje kose wowe mugore mbere iyo bwakereye nkaba ntamubona yazindukiye cyasigaye afite akazi ntazi cyamaze no gushoberwa yamaze kumirwa no kuri kw'Imana cyusa Ariete muze hano bana bawe makuru yanyu umeze neza gusa umeze ute Ariye mama wanyu yagiye ntabwo tuzana yagiye kuva mu gitondo se ese nta nubwo yabwiye aho agiye oya ntabwo yatubwiye uyu mugore sigaye afite akazi ntazi bake ntacyo Mama Ariye karare atuvugane Ariye cyo muhaguruke banze mvugane na mama wanyu kwanza ngwino wicare hano karamutse abandi ariko abagabo twaruha wanshinzi we y'umugore ntukikoza agatenge nk'ubu ngubu urabona ibi ngibi ari ibintu bya nyabyo njye njya kugushaka n'ibi twasezeranye n'ibi twavuganye vuga se vuga mbwi n'ibi ngibi twavuganye basi reka ngusobanurire unsobanurire nari nagiye gusura abashuti banjye oya nta by'abashuti nakwihanganiye igihe kinini ntabwo nzongera basi nyine ntabwo nzongera sheri mbabarira uyu munsi ni wa mbere no wa nyuma ntabwo nzongera gukora ikintu ntakubwiye oya kwihanganiye igihe kinini mama Ariye ibyo ngibyo umbwira sinkeneye no kubyo ngusabye imbabazi urabyanze noneho ukora icyo ushaka reka nkubwire rero uhereye kuri iyi tariki kuri uyu munsi singushaka mu buzima bwanjye nakwihanganiye igihe kinini ngo igihe ntiwabyitaho narakwihanganiye bishoboka byose ariko aho bigeze do ndaguhaze mu gitondo kare kare
njye kubyuka nsanga utari muri uru rugo abana banjye nzabirerera ngewe uri kunywa nukuvuze sawa nicyo cyemezo ufashe nicyo cyemezo nafashe kuko ndumva aricyo cyampa amahoro ugifashe ugikuye ku mutima njyewe ndakubwiye ngo ujye gucya ntakubona hasi sawa nanjye ngiye gufata iyanjye n'imigambi sawa nta kibazo turareba harya ubundi ubu ngubu ko mwiyemeyeho ngo waranyirukanye nanjye ndagiye ubundi ubu ngubu najya he ko aho navuye mpazi ubu uyu mugabo ufite imitungo ingana gutya namwirengeje ngiye gushaka wa mukecuru wajyaga nk'imiti ngiye kumushaka nk'imiti ubundi murangize ndebe ubu bugamba ari kwivugisha akazongera kubuvuga ndagiye yewe igicucu cy'umugore kinsuzugure mana yewe uretse ndaje mpangane nawe ariko ndaje nkwereke yuko nagushatse atari we wanshatse wamahera njye nirirwa mpangayika ngo sinkagende sinkavugane sinkagire ute ngo natinze ibiki n'ibiki panze nkwereke Mariye nizere yuko ibyo ejo nakubwiye ukibyibuka urabyibuka yego mugabo mwiza icyo bisobanuye nze kugaruka nsanga byose wabitunganyije utakibarizwa muri iyi nzu yego uri kunyumva yego sawa kandi wirinde yuko ushobora kuza kugira ikintu dupfa rwose nanjye ndashaka gutandukana nawe si kutatuma nari nibyo nikorera ngo nanisanzure sinshaka kuza kongera gupfa ubusa nawe ubwo nizere ko ibyo dusezeranye urabyumvishe sawa nanjye reka ngende yego urasanga nagiye sawa rindira ngo ndagenda ariko ngiye ubwo bugambo wirirwa wivugisha urusange natashye uko unjyanye uti hanze nkubohe noneho ndebe ko bidashira ariko si ko ku mana yanjye nzagumya kubaho gutya nta n'umwana afite reba koko ashatse umugore mwiza ariko rwose naramubuze ubuse nzaba muri ubu buzima kugeza ryari koko sinzi imana yanjye sinzi ikintu nzakora rwose kuko nabyo ndabirambiwe sheri ko numvise uri kwivugisha ibintu ni ibiki kuko wabaye iki koko numvise uri kwivugisha nabi aya sheri nta kibazo rwose nuko ni bwa buzima nyine mba ndi gutekereza ibintu byinshi ariko nta kindi kibazo gihari nta kintu nyine hari ikindi kibazo gihari kubizi nta kibazo rwose njyewe numva kuvuga ngo ariko ngo umugore utabyara ngo ubana nawe hano mu nzu ngo nta mwana ngo ukina hano mu rugo ubwo njyewe numvise ubivuga numva biranangaje kandi ubizi neza ahantu hose twagiye bakakubwira ko nta kibazo mfite oya ibyo ngibyo rwose ntabwo nigeze mbivuga ahubwo nari ndi kwitekereza ibindi bibazo byanjye mba nifitiye by'ubuzima busanzwe ntabwo icyo ari cyo kintu navugaga ushobora kuba wabyumvisha nawe ahubwo ariko ntabwo kandi niyo cyaba ari ikibazo urabizi ko twabiganira tugashaka ikindi gisubizo ntabwo nabitekereza gutyo kandi urabizi nta kintu njya nguhisha ntacyo noneho nimba ariko bimeze keza karame byemeza no kukamambira sister natuze bigukwiye kanzu
sheri yambwiye ukuntu mbikora. uri kurungurika iki? ariko nibagiwe ukira nta kintu nibagiwe reka nsubire mu rugo mfite ikintu nibagiwe tu Allo. Oui. Baby bite? Urameze neza? Oh la la, sha nari ngiye kuza kukureba mwana uri mu rugo se? Cyane nta kibazo ndi mu rugo. Nari ngeze ahandi twahuriye. Muri Kakayira neza niho ndi nese utuye he? Ndashaka kuza kugusura sheri. Twarahuye ndakwishimira. Wumve ko nari maze iminsi navuye mu byanjye. Ayaya. None se urahari? Uri mu rugo? Mba ndi kumwe na musaza wanjye na barumuna banjye n'akandi gasaza kanjye gatoya. Ariko narakubonye ndakwishimira numva ko twagirana ubucuti. Reka nze nkurebe basi. Ni karibu nta kibazo. Ya. sheri biteze nakubabariye nahinduye ibitekerezo reka nze tuvugane Wahinduye ibitekerezo? nahinduye ibitekerezo Sawa. Byo nibyo nashakaga. Ariko sheri kumbonye witegereza keza cyane bimeze bite? Oya nta kibazo gusa uriya muntu amaze gukura nta bindi nabimwitegerezaga ahubwo ariko ubundi mujya mwicara ngo umugire inama muganire nibura umwereke uburyo agomba kwitwara. Mva ngeyo mfite umwanya ndamuganiriza nkamuganiriza ibijyanye n'imyaka mbona agezemo. Ubwo rero igisigaye nawe igihe nzajya mba nahari ujye umuganiriza rwose nta kibazo. Urabona umwana twareze ari uruhinja akabangana kuriya amaze gukura. Ni byiza cyane kuko urabona abana b'iki gihe biba byiza iyo babaye hafi kandi urabona niwe mubyeyi basa nkaho bafite. Rero jya ugerageza umube hafi umuganiriza kuko urabona ko iyi minsi ni mibi kugira ngo nawe nibura atazagumya guhura n'ibibazo biriho muri iyi minsi. Yego. Naho ubundi nta kindi nuko gusa namwitegerezaga nta kindi nari ngamije. Sheri kajya gutegura iby'umugoroba sibyo? Nta kibazo. Nta kibazo. Ariko uze kugaruka gato ndagushaka ari nshaka kuvugana. Ndaritanza natwe kangire vuba vuba. Cyakoze uyu muryango ufite abakobwa beza nuko nahuye n'ikibazo ariko si ubundi buriya waziganiriza uriya mwana n'ubundi ko mbona amaze gukura niba najya nkareba ko namukuraho umwana koko no kuzagera n'ubundi ko ari uwo mu muryango ko nta kintu bakirirwa bambaza hari ikintu byaba bitwaye koko gusa mbiganirije umudamu ikibazo cyawe kibi cy'abagore ntabwo yabyemera wumva ko ari ikindi kibazo. Ariko reka nzahaganiriza uriya mwana n'uwe ndabona amaze gukura nta kibazo cyavuka ariko niba nanjye
mbakureho umwana ntagiye kumukura mu handi hantu rwose numva nta kintu byagura. Mariyete rero nahinduye igitekerezo, natekereje nsanga mu by'ukuri nagushatse nkukunda pe, kandi urabizi tumaranye igihe kinini, urabona nagushatse ufite umwana nanjye mfite undi, ibyo ari byose numvishe ko gutandukana icyiza ari uko ahubwo twaganira ibibazo dufitanye tukabikemura, ni ukuri kandi numva ntatekereje nabi, sinzi niba hari ubundi buryo wumva byumvamo. Papa Cyusa watekereje neza, nanjye byari byambabaje gutandukana kwacu, abana bari bamaze kumenyerana, reka tubane neza n'abana bacu bagira uburere bwiza, ntabwo nanjye nzabyongera, ndabizi byarakubabaje. Wabyumvise ukuntu papa na mama bavuze? Tugende mbikubwire. Kuva mbimenye yuko tutava indimi, ntabwo nzongera kurarana nawe, ntabwo nzongera gusangira nawe. Byose wabyumviye he? Ibyo bimenye gusa. Gusa uhagera? Nahageze. Karibu kabisa. Biteze. Karame. Nahageze. Karibu kabisa. Biteze. Yambi. Nari ngukumbuye. Biteze. Mustafa. Meze neza. Shameze neza ariko urihuse. Ibyago urimo se? Ibyago urimo? Ntabyo neretse ko utari bunahamenye. Nahamenye ndahageze. Karibu. Ukeye cyane. Merci. Amakuru se? Meza. Nyine twarahuye cya gihe nasuyeyo nabuze ubwenge. Nabuze ubwenge kabisa. Ubuse numva ewa nagukunze cyane. Wahise unkunda duhuye umunsi umwe. Sha ariko nanjye naragukunze. Atari ko biri. Biri se warankunda cyangwa? Biri. Numva ari sawa mani. Gakeye ariko. Gakeye aracyana. Uteye isoni mbega wowe. Utese muteye isoni shiri. Ariko banza uzi gutanga urukundo neza. Nk'izamu rwanyu nibwo mujya mwakira n'abashitsi. Mariye, twabonye umushyitsi se? Twamubonye nyine. Muraho neza? Murakora amakuru. Mukomere cyane. Ni karema. Mariyete se yakwakiriye? Yanyakiriye. Wambwiriza kwakira umushyitsi. Sawa. Murakomeye ariko. Turakomeye nta kibazo. Natwe turaho tumeze neza nuko twari tugize ngo tubasure. Ndabona nta kibazo. Yego. Sawa, ngaho mube muganira nta kibazo, nanjye reka ndebe utwomba ndimo nta. Sawa. Sawa. Mama, uyu ninde mwicaranye kandi papa ari hanze? Ko mama. Haka abagore b'i Kigali kuki mujya mutwese ukora bigeza? Ikiremero cyawe ngiye guhita mwisiba. Hashano. Tungaragiye. Mama, ni iki nabonye uri gukora wumva ntugahita wikanga? Wabonye ari ibiki wa mwana we? Kubwo nawe ugiye kujya ushyanuka, wabonye ari ibiki? Ntabyo utazagira ibintu uvuga. Uri kumva? Kuko wibeshye ukagira icyo uvuga. Ibyanjye nawe byaba bibi. Wahita uva mu rugo. Mama, ko nsigaye na papa atameze neza byagenze gute? Oya, nta kindi kibazo afite. Ameze neza nuko muri iyi minsi nyine nta kazi yari amaze iminsi afite ari gukora, karahagaze, niyo mpamvu atameze neza. Ntugire ikibazo rwose, nta kibazo afite. Mama, nimba na papa hari ikintu bananza gukora ibintu bitari byiza. Yemwa utangiye kuvuga ibiki?
Ayo magambo ninjye uri kuyabwira. Uretse ndakwereka. Yes. Keza. Karam. Winamubwire. ese sitari wicaye wenyine Shari kumva nameze neza. wabaye iki kumana urumva se uri kubabara hehe Kumva umutwe kunjya. Ese ndi kumva ari utuntu tw'utubazo. sinzi icyo wabaye mukarantera nasize umeze neza sinzi ikintu wabaye sinzi hano umutwe ntiwafatira intara ntiwaza gukira Ndashaka kujya kwa muganga. Ntabwo yarapfa kunywa umuti gusa. Ariko Erika ari hehe? nanjye ndabuze kare ahubwo mbitekereza nuko ntigeze nkubaza ntabwo ndamubona kuva haciye nk'amasaha 2 yose ntari kumubona Tugiye kujya kuryama ataraza. oya wenda ari buze vuba se ntawame usanga yatembereye hesi si doraraje nta nubwo azapfa vuba disi bite byanyuze kubona se utishimye we ukuntu areba n'ukuri bro kureba utyo si uwakorera ikiryamaye umusore ntiwanabimenya aho twakubuze kumbe ureba tugiye n'ibijyo wenda narambiwe ndarambiwe mwese wabaye aya kumana se bro uje imitsi yireze mu gahanga dore wagira ngo warwanye kumbe umukobwa nawe yagutesheje umutwe uruzi Ako niyambwira si wamubwiye abakobwa se ni ibiki umuntu gusaza gutyo ni umukobwa byose ni ibiki wataba umukobwa saye kumana urukundo uraruzi Ariko urukundo uraruzi ko mbere ajya gutugisha inama ubundi wabyiteremo. bitewe nuko nabonye ukuntu yari mwiza nari nzi ko muzabimbuza mwiza si biki mwiza yari mwiza nyarafa uzi ngo muranyirata ngo mu bashiki banyu ngo muri beza kareka yari abarinzeho wanyere ku muntu njye ndakanyita amatsiko yo kumureba uwo muntu wagusajije bigana ngo rero ntabwo we aragenda arambwira ngo turakunda nanjye kumureba ndamusura maze kumusura ngezeyo sikumva umwana avuga ngo mama wasanga ari n'uwo muturanyi nyamara wibeshye uruzi niyambwira bwa mbere ko afite n'abandi 10 bitewe nuko namukunze njye numva numiwe ibintu mw'ibyo ngibyo byo gutereta wataye umutwe sinari mbikuze niyambwira ko afite n'abandi 10 njye nari kwemera ngamukunda abaki abandi 10 abana 10 wowe musaza wanjye agashaka umugabo None, umugore nari w'abana naramukunze. umwe babiri None se ubundi se icyakubangamiye ni iki n'undi ongera umukunde ese ndaraho yagiye akunda umugore ufite umwana ufite undi uzi hano hanze abakobwa bahari none se abakobwa beza Mbona kugira inama mumbwira ngo basi ndaye kugerageza nese ko numva umutima wanjye yagiye umutima yawe usigaranye cyangwa ahubwo cyawufite Yesu nzongera no gutereta numva ugiye kutubera ikigwari tuzagukubita amatovu waretse nkajya kuzana ibiryo tukirira tukajya kurya ukuntu turashishije oya icara hano tubwire neza yuko arahiye biteze ni byiza ese hano wenyine ko mukuru wawe uciye mu gikari nkamubura yagiye mu kazi mu gitondo ntaho haje byari bimeze neza se none se mba nyine mubwire gato ko nifuza ko wabashaka umwanya tukaganira rumva nta kantu ushaka kuzajya kugurira mu mujyi ese sita se wajyaga tugurira imyenda ndabizi ko ari bo baguriraga ariko n'ubundi nanjye nagenda nkakugurira nta kibazo kandi ariko tuzajyana na brose oya nijye nashaka ko tuzajyana tukaganira kuko hari n'ibyo nshaka tuganira nta kibazo none se ubimbwiriye hano mu rugo nta kibazo hari icyo kandi byagutwara mubwira ko nzaba nagiye kukugurira n'imyenda gusa imyenda nayikugurira gusa ugiye ukayizana ukambwira wageze hano wanayizana ikibazo ariko ntabwo namenye bikwiriye ibyo se urumva hari icyo byaba bigutwaye ubwo se sisita namubwira ko nayikuye twajyanye njye nawe we ntabyiza oya sisita nta kibazo njye nta kibazo nzamusobanurira kandi nawe nta kibazo yaba yagira kuko ese se uri umwana mu rugo hari ikibazo ahubwo keretse nawe tujyanye suzi ko yakora nigeze kugura imfashe cyane yayanze akayitwika oya mva ariko ubundi kuba utandeba ufite ikihe kibazo sibyo wowe yangane njye tuzajyana kandi sisita nawe arabizi nta kibazo kuko hari n'ibyo nshaka ko tuganira nese bimbwiye nyine hano hari ikibazo se byawe wagira ahubwo turi kumwe njyewe ndumva nigiriye ubwoba sisita bwanga humura bituza kandi tuzamusobanurira nta kibazo sibyo ikibazo
ase wagiye unanyegera ufite ubwoba bw'iki ntuzi ko n'ubundi si ufite ubwoba bw'iki uzi ko n'ubundi uri umugore wacu wowe ufite ikibazo umugore suzi ko uri murumuna w'umugore ayihangane umva ariko mubwire ni ukuri harasa